muracuruza koko? Ndacuruza bivamo inzoga, bivamo botike, bivamo restaurant, mbega ndagenda ndabyibuha mera neza mva. Muratunganirwa. Ariko kagatima kari wa mukobwa Shiti magara. Kera karabaye mbimazemo kuko botike nemazemo imyaka 5. Ubwenge bwanjye buri hehe kuri Masaka. Shiti wawe. Ndarambyongoza papa Mugisha mubwira ukuntu ari inshuti yanjye uko ari umugabo wanjye ari umunyamahoro pe. Ambwa ati nta kibazo cyo kumureba. Mageze sanga bambaye ubusa, bambaye ubusa pe. Umva nari ifite imyenda, urumva wa mwana wari ucu, nari narabyaye namuburiye nk'umuntu ufite amafaranga. Uri umukire koko. Naragarutse imyenda ndapakiye, makanzu yanjye ndapakiye. Ibigoma ndapakiye ndose ngiye subi Masaka. Ujye kureba inshuti. Sharishima arapfukamara kumba amaguru arambwira ati mana sinaruhiye ubusa nkukunda koko. Wa mukobwa yaraje noneho nawe bwa bushuti bwaramunyereka koko. Arambwira ati rero warafashije pe. Uyu mukozi wo mu rugo ndashaka ko wenda umushakira akazi ngiye nkajya ngakora. None se mamugi uzajya wishyura umukozi ndi hano? Mba nicaye. Ubona n'ibintu uri kunkorera. Ubwo imyenda yanjye yose narafashe ndamuhereza, imyenda ya mwana yose narafashe ndamuhereza. Ndi no kumugurira nyine. Urumva nta myenda yarafite. Uko yaje aho ngaho nk'urwo rugo. Kere kutununga abantu bagendaga mu tuntu dusharupe n'utuntu tutujipo twageraga. Ubwo mwana wamukoze uko ndamufashe muhaye undi. Wa mukobwa kuko akajya akora. Biteye kabiri iti nturiya. Yari umuntu rero umeze nk'abagabo. Biteye kabiri? Biteye kabiri iti nturiya wo mu makara mwihorere. Kiwe nzajya ibiraya hata ibishyimba tora. None najyaga noresha ibishyimbo mu mufuka 1300. Ibishyimba akajya tora rwose bana. Akazi mu rugo aragavuyanga atamushana atangira mwiyumva afatiwe n'umuntu kabisa. Nanjye noneho ndavuga ndi pe. Umukozi yaza umuntu yaza ashaka amakara ayi wanakabise ku mutwe akabarajyanye. Inzoga zashira. Kabafashe ingorofani akabagiye kurangura hariya ku rwibutso rwa Kibagabaga ahantu twaranguraga. Akagenda karangura kazana. Hinika hati bene ibintu byose byo mu rwabi fire mbega. Yajyaga ryama. Yego. Yari gifa. Shapa mushavuga ati kabisa n'umuntu. Na Maria atangiye kubunga mu maso komere ukagira imana we. Umugabo mwarakundanaga agiye muri Kenya uyisumubura burundu. Arambwira ati uvi inkuru yanjye. Nikaze mu kiganiro inkuru yanjye, nikaze muri Gasabo Showroom, hamwe tuba tufite ibikoresho byiza byo mu nzu, tubakorera interior design, muze tubaye ibikoresho byiza. Nyaboneka uduhamage kuri 0788 770 dukorera hano i Remera imbere y'ivuriro ryitwa Polifame. Uze udusure rwose tukubwire tuti ebana gira mu nzu hawe heza kandi hakunogeye. Ndi kumwe na Therese, amakuru yawe? Makuru ni meza. Umeze neza? Meze neza cyane. Imana ishimwe. Agashapure? Uri mu Gatolika? Cyane. Wese unifata ku mutima. Ujya uvuga rozari harya cyane. Urayivuga? Igufasha iki setere? Iranyubaka ikafasha mu rugendo rw'ubuzima pe. Iyo nivuze numva nduhutse. Imvuruhutse. Umubyeyi Bikira Mariya barafasha pe. Aragufasha. Uramwiyambaza mbese pe. Yego. Ni byiza. Umuhungu wese mujya mukora nawe ra? Mva cyane. Uwo ni Yezu Kristo mvuga. Baragufashije cyane. Yego. Ni byiza cyane gose. Kubera pe. Nako utele. Nuko rero ufite muri uyu buzima bwawe wifuza kutusangiza, wifuza gusangiza bumva inkuru yanjye. Ni yihe gore? Plutôt Therese, hari uwo maze kwakira utyo niyo mpamvu nkomeza gusubira muri iryo zina. Yego. Kanitwa Nibizi Therese. Kavukiranye ni Butare. Karere ka Gisagara. Murenge wa Kasi. Niho njye mvuka. Rero ubuzima nahuye nabwo ni umwana w'umukobwa twakuranye. Duturanye, umwana w'umukobwa turakundana, umva twarabyirukanye. Yego. Umwana w'umukobwa ku buryo bari bazi ko turi imanga. Turakurana na mama we yari afite mama wenyine, nanjye ngira mama wenyine. None ababyeyi bacu bakakunda kujya binywera kagura abana bo mu cyaro. Twese bagira ngo ni ibintu bakoraga bakadusarana twese. Twese tukatombokera rimwe ugasanga buri muntu wese afite agahinda kuwo twese ugasanga dufite agahinda kameze kimwe. Dukura mu ubwo buzima. Yewe ariko papa wanjye yarariho.
ariko we papa we ntabwo yari ariho, papa wanjye yari afunze, numva bamufunze intambara irangira, numva namenye ubwenge ataha. Jenoside, bavuga jenoside, yego. Noneho ubwo jewe mama wanjye nihusaza gupfa, ariko apfa inkiko gacaca ziri gutangira nyine ziburanisha abantu. Umwana w'umukobwa mba hafi pe, umwana w'umukobwa nanjye bwanjye nkajya mbona hari ukuntu umuntu agukunda ukabibona, numva ko twarakuranye mbega nyine aho ndi ari hari naba narwaye nawe akarwara, naba nagiye kwa mama wacu ngasanga ararembye ari inshuti. Noneho ubwo ku buryo mama wanjye apfa yajyaga atamatori wabo bari barikizeho, akaza tukararana hasi. Ubwo bashiki ba papa baravuze ati umwana ntabwo twamufata, musaza wacu yagiye aza kuburana akaba yatsinda agataha, se yataha agatahira mu matongo, tujye tumufashiriza hano mu rugo turindirigire. Warivukanaga se? Mfite musaza wanjye umwe, ariko ari we muto kuri njye. Noneho ubwo kaje kuburana aratsinda ataha, asanga wa mwana turacyari kumwe, papa wawe turakomezanya pe turabana. Kera umuntu aza kumbwira ati ariko ko papa we waje nka kujyana i Kigali ukayakorera amafaranga, ntiwajya unamumenya ukamuha umuhinzi? Abisaba papa arabyemera. Ubwo ati kubona n'undi umukobwa we yaratsinze aragiye kwiga, tukundi nabona namurenze yigendeye, numva nibyo turandaza i Kigali njya ahantu pe hano hambera heza, ndakora tumarana imyaka 2. Ariko wa mukobwa ugarike ari ku ishuri we, ubwo nanjye nibere mu kazi ko mu rugo byarangiye uko. Ariko ngamutekereza nk'umuntu wangiriye neza, umuntu wakubereye inshuti. Nkajya mutekereza wa musaza wanjye wasigaye mu rugo, umwaka umurenzi yavuye ku ishuri, tigo shaho yaje no kukumbaza murenzi ubwo uwo wa mukobwa. Ngamubwira ngende umundebere, shaka muma nkamusunikanya agafaranga, mbega ibintu umva ndamerewe neza pe. Ubwo bike bibaho hantu nakoraga akazi kabo karahagarara, biba ngombwa ko ngewe magara gukora. Ariko barambwira ati nk'umuntu twabanye ntabwo dushaka ko usubira mu cyaro, bashakira ahandi. Umuntu bashakira arabwira ati se abakozi ufite sinabirukana, ariko hari ahantu ndi kubakisha, kubera n'ubundi kuko batekeraga aho hantu abakozi, wamuma akajya areba ibyo batetse akanabimenya sima zakozwe, mbona abanyi babyo byafasha. Ngo nahagiye mvaho wari ushinzwe stock njyaho handi mu ubwo buryo. Turakorana, nza kumenya n'umusore wahakoraga igifundi, ariko uwo musore w'umugabo ngo yari se wabo, bavuka ibyumba. Turakundana, tumaze gukundana umusambwa ati se nafite imyaka 18 kubona nguze wese tukibanira. None cyane njyaga mbona abakobwa mu cyaro baza batwite, ndabane we tazanirinda ukanyanga. Arambwira ati hoya ngenza kujyana iwacu harebe, ningutera inda uzagenda ubereke umwana wabo bamufate nawe gukomeza ubuzima. Umva nibyo. Turagiye iwabo, tugiye iwabo tuzagura n'umuntu umwe twakoranaga, ko twakoraga abantu benshi, nagwa baga ara kibagabaga nabaga nahagenda ngisa naho n'umuntu dukorana mu gihe tutakoze. Umuntu aratubona ni umumama bararagiza amaho ngabo, urumva ngo yari umugore n'umugabo harariza amaho. Ese ko muna mumeze neza mugiye? Turamubwira ati uwo mugabo wanjye amubwira ati tugiye ibyumba, tugiye kumwerekana se ati cyane. Ubwo yise agenda asasabiriza inkuru, twavuye ibyumba, maze kuva ibyumba wa mu boss usanga inkuru yamugezeho. Gitondo nabyutse njya mu kazi, arambwira ati televayo hano Jean Marie mupanga iki? Shana bana nacyo nabo mwana ari muvuye ibyumba, nabandi twahavuye. Ngo wawe nagiye gushuka mu kabana akagutera induru umwana muto kandagara ufite akazi watuje. Ndavuga ni nzatuza. Ubwo byabaye uko ambwira gutyo niko nunda nyina ari kunyongoza mbwira twibanire. Kukuze imyaka 18 umuntu arabyara, sinzaguhimukira abonye mu rugo bakwishimiye twibanire. Se tuzabana tudasezeranye, ataka ibyo ntabwo byaza nyuma. Turabana ubwo tumaze kubana, uvuga ureba hano. Turabana tumaze kubana, hari umuntu twe duturanye aza kubona avuye muri iyo geto ya nyine tuvuye muri getima, agenda arabisesabiriza ku kazi. Uko tugiye kubana nta muntu bizi, nyine twagenda tugakora tugataha. Boss bimugezeho yarambwiye ati rero Tereza, ibintu ni bibiri, ugomba guhitamo umugabo cyangwa akazi. Ndavuga ndahitamo umugabo.
taha ese naha pe ubwo bamanuye abakozi bose twakoraga turi nk'abakozi 100 nawe arimo ati Jean Marie ndashaka kubaza numvise ngo abanye na Tereza nditi cyane urahitamo akazi cyangwa uhitamo Tereza ndahitamo Tereza arambwira ati Jean Marie uri ugiye gushaka n'umunyabutare nta kintu azakugezaho habe na kimwe nayo maso kanuza azajya ari boss usigara ukanuza binogori buri mu biki karago gashaka ngo azakumarira iki kuba nagafashije mu buryo kugira ngo nkakuzi watuje mugabo ati no okay nimba ari uhise mututaha nawe maze kumwirukana yese afata ibikoresho araza ngo twese twahuriye mu rugo avuga ati rero ndabona ibintu bikaze nzashaka n'akazi ahandi urasiwe Kamara nubwo ari data wacu siwe wanzanye Kigali hari kwa se wa uwo mu boss ubwo ni kari guha inkuru aba mu cyari wabo teka yigize kirara none hageze mu abanyabutare n'abazi bazamwe ibijisho wese ari uwahe we n'umunyabyumba ko numva batinya abantu iyo haciye ubwo kuko twarahavuye abasaza n'abakecuru utimwihorere ikizamubaho Imana irabizi ngo twarabanye nyine tubana ubwo kazi ngiro mva kese gahagarara arambwira ati ntuzongeye kujya mu bintu by'ubuyede urumva nane ne kugira ngo mbame kazi ko gucunga ibintu nuko ngo yarandepanye bitewe kwa wa mama wa mumaye mbwira ati nzajya gushaka akazi ahandi tubane nta bintu bikaze kuko kajya gushaka akazi ahandi ngasigara mu rugo ariko hari umuntu twe duturanye ufite umwana bajya mumufasha akajya kuzunguza arakimirongo banwaye inda nihuse ndabyara babize igifundi kimwe kirabura ubundi kikaboneka uwo mumama arambwira ati ufashe umwana nkabika ko wamukobwa ndumva isakuza cyane ikomereza ariko wa mukobwa twakundanye aracyari he ku mutima murenze yego n'umuntu arambaza ati ariko wo mu cyaro ujye umenya uvugisha murenzi pe urumva n'abaturanyi papa wanjye akajya ambwira ati ujye uvugisha murenzi rwose abaza kukumbaza bibaye wa mama arambwira ati Petere ufashe umwana nkumva ndishimye ariko rero ndashaka kwerekana kuri umugati ni hese kandi ti nawe rero uzashaka igishoro uze tujyane Kimironko urakora bikemera ukabona umugati dore pamushabura akazi ntago mwajya musonza mbimukubise pamushatire kare ukajya kuzunguza byemera usona nanemera ngence no guhinga ngende mingira abantu ari kuzajya urya tukarya pesa najyaga mburara ariko tukarya nabi ariko nkarya ti mama gisha kurya tuzaye kuzunguza ariko mbona birukangana abantu uzabishobora nyamara nabishobora ataha tereka ntuzajya nuzajyanira umwana umva nari mfite umwana w'agahinja wamugoye nabari muri usamwe uruze kore uzukore nuko rukungu kazishima umuntu aza kudusura rero bakoranaga aje kudusura asanga nahari asanze adahari arasura asigira inote ya 5 wa mama yavuye ku isoko sinabibwiye pamugisha nimba n'igishoro nakibonye ati mu gitondo turagenda ubwo ndi naramwihoreye yabyuka ajya gushaka akazi nyine nanjye mye ku ruhinja turagenda mama ngurura akabasi turagenda ku isoko akagenda arambwira ati ararangwa arambwira ati uje dusoko nubona imodoka nawe uyigeho nkanye nabona imodoka nkayijyaho nyine ubunyabutare nawe urabwumva ntabwo umuntu yakwiye ububyaza umusaruro mugabo aje sanga nagiye akazi mu munsi yarakabuze aje arambura baza umuturanye tenamenya ajyana na gisubizo banze bagiye ku isoko ahita bitekeza bya bindi ubwo ati muguje igishoro yasanze ku isoko ikintu yambwira ati mu mwana wanjye usigara upambana n'izuba ubwo izuba nyine wabimenyereye mwana ndamumuha mu gisoza ambwira ati mwihorere rero n'ubugori buki murimwo nuza n'amafaranga 2 azumva ko ibyo ukora utayobye wa mu mama yahise njyana ngo muri duhanahirane uwo munsi mageze baratomboraga ndatombora nombora umwanya dutomboye nombora umwanya wa mbere abagore ati iyi mvubu kasije uyu munsi ikabitombora umwanya wa mbere nago twamuhahira akazatuzikana umubyeyi urumva aramenyereye we aravuga ati mu muhahira akabazikana mujye munyishyuza kuko baramahiye ibiryo byinshi nkaya masaha nka saa 10 mugabo agiye kubona akarani barakumbise baruzuye ibi biryo bikuye mutekereza uko bigenze umva yisa bikunda ambwata mbo njya mbura akazi nramufasha umwana bikore ninkabona ugume hano zanguha bashyira ati nta kibazo ndagenda koze bamamaza kumbwira ati ariko ibintu byo gusiga umwana naga ari byiza iyo bagufasha ufite umwana nawe igikondo hamara iminsi hari n'igihe utakamba niba kurenza no Kimironko pamusha ndabimwigisha arabyemera nkajyana umwana arambwira ati nta kibazo nzasigara nkukorera uturimo two mu rugo
umugabo yabura akazi akaza agakora rwose ngasanga ibiryo bihari nkaryama bukeye barafata rero Nyiragutabara ku isoko Nyiragutabara zashombaga abantu bazunguza ara Kimironko bafashe mfite umwana afite udukaroti nari nsohotse bafata nyirinzu wanjye ari kundeba ngiye ko namubonye ngenda ndira mwambabare kuko mwambabare barabyanga ibwo bahita bashyikiriza imodoka ingeze Gikondo nyirinzu yahise amagara papa Mugisha ati urihe tinde mu rugo nanjye ndi ku isoko ndagushaka nitugera mu rugo ndakubwira uze ngubwire naga mubwizo nkuru zambayeho ahageze ampamagara mbwa ati ndashaka ikintu twakora mamisha reka kuzunguza kuko bamufashe ndeba dore ubu ngubu nunamutegeza mu Gikondo hari kuwa gatanu icyo gihe Igikondo kwa gatatu ni bakora no ku cyumweru bakora ku wa mbere ngo ufite uruhinja rw'amazi wa mama hisaza wanjyanye anyakisha koshi ko ngo ujyanye ishakoshi abandi bafunze bakwaka amafaranga yego itazanya kishakoshi ambwa ati ngenda nta kibazo asigana n'igice cy'icuma asigiye kumbe iyo hageze ukaba ufite amafaranga ukayabaha nta kintu bakugira ngenda narahageze babaza abandi amafaranga barayabaha ngenda yabura umubyeyi yangubise ngo ni hano aya mashereka narabize cyane ndaboroga maze kuboroga fanda araza ati kuri kurira ndabimutekerereza yahamagaye wa mubyeyi amukubita urushyi rwiza rwiza ambwa ati genda twese twaragiye wa mubyeyi aravuga ati sha indobo za hano uzajya uziterura bakutashye ndobo zireshya nkuko ndeshya uko umva baneye twikomereza ndaziterura kuwa mbere haragera uza kuhava rero uza kuhava mava sanga wa mama yarabwiye papa Mugisha ati ndashaka ikintu twakora kugira ngo Mugisha sasa asubire kuzunguza arambwira ati se ko nta kazi ifite kandi ibintu byose akaba ari amafaranga twakora iki hari akazu rero arimo yubakana ku muhanda aho twari dutuye mbwira ati kari akazu turi kukubaka kandi mbona abantu bakagenda n'abantu bacuruza ba papa Rufa ngo bimuke nta kuntu twakamuha akajya agakorera bamushatse igishoro cyavaye ngenda bahibumba ijana mutazanyishyura mbahe n'amezi ane yo kujya mu gifana yabihumba ijana aramubwira ati ko simbigwa mamisha atarafungurwa nafungurwa muzazanya bahe ngiye gukoresha vuba vuba kuko iminsi ngari kari kuzuye narahaje kuwa mbere sanga iyo nkuru nziza nyine pamusha barayishyikirije bukeye tujya kuwo mugore ibyabumba ijana arabiduha pamusha twaraje nyine nk'umugore n'umugabo tujya inama ati ijana turabikoresha iki pamusha ambwira ati ariko we iwacu ni hafi kandi hari ibijumba abantu bakunda kangende mbizana ibijumba nyazana ibijumba n'ibishyimbo bibisi uzajya ubiteka abaje kugura ibijumba bagure ibihiye cyangwa bagure n'ibibisi byose uko byabaye gutyo byabihumba ijana nihuse bivamo Umugisha pe muracuruza koko ndacuruza ibihumbi ijana bivamo inzoga bivamo botike bivamo restaurant mbega ndagenda ndabyibuha mera neza mva muratunganirwa ariko kagatima kariko wa mukobwa shiti magara kera karabaye mbimazemo kuko botike nemazemo imyaka 5 uko nayibyariyemo yasanze ufite umwana umwe mbyaramo n'undi wo mu bisubizo nyine ubwo urabyumva mwari mumeze neza amafaranga arabonetse yego akaba musaza wanjye nakubwiye tuvukana ngaze kujya mu cyo nawe yabaga hari itumba ngace kuri nyina wo mukobwa ariko vuga ni mu kihorere kizagwaho nagitumye kwishina ntago nagitumye kubyara izo nkuru muri kumwe ntago ndi kuzumva ageze mu garama magara ariko uje menya makuru ya Murenzi tabane yese njya nyamenya nimba ariwe numvise ngo yarabyaye yereka simbizi atotse nagwa nomero zukamenya makuru ye ukamwanya sinzazi kwa barazinkubise bandamuhamagara ati yo mama Mugisha we nako ari Tereza nyine nago Tere ubu ndi Masaka narabyaye shamana ndumubwiye ubuzima bwanjye urabizi ukuntu twayaga tuganira ntacyo naguhisha cyereko uje kundeba ariko ubu tuvugana ndi no kuba hanze barasohoye tikane nanashonje kandi nese kuko nacuza Masaka mu mujyi wa Kigali kwa muganga mu bitaro yego ukanya kuko nabikuzaga n'ubundi nabitsa nahise musunikira namwe nisi nomero yawe nyisunike watiye musunikiye 5 ubwo bwarakeye bunaraye ubwenge bwanjye buri hehe kuri Masaka inshuti wawe ndarambyongoza papa Mugisha mubwira ukuntu ari inshuti yanjye uko n'umugabo wanjye ari umunyamahoro pe ambwa ati nta kibazo cyo kumureba mageze sanga bambaye ubusa man bambaye ubusa pe umva nari ifite imyenda urumva wa mwana wari ucu nari narabyaye namuburiye nk'umuntu ufite amafaranga uri umukire koko naragarutse imyenda ndapakiye makanzu yanjye ndapakiye ibigomba ndapakiye ngiye subiye Masaka ngiye kureba inshuti sharishima arapfukamara kumba amaguru arambwira ati mana sinaruhiye ubusa nkukunda koko
nanjye numva ndishimye. Arambwira ati rero bari urumva yarabyaye bamuteye inda yiga ngo segonderi abwira umunyeshuri bana abanyeshuri bakunda kubibirara undi wikirara nkawe teko afite inda nzayihingutsa he undi ati nyamara iwacu hari umuntu ngo za Masaka iyo ukuramwo inda tiwetse nkazasaba uruhushya ubwo bari mu ishuri bari kwigenda abarimu ngo baramenya ko atwite kandi afite inda ngo y'amezi 3 ngaramubwira ngo tugende i Masaka iwacu ndasaba uruhushya ngiye ko ndwaye mbabwire we kumerekeje turagera mu rugo mbwire mama wanje ko narwaye bujyanye mu gitondo tugende ngugiye kwa muganga. Nuko byagenze gutyo nyine nihuse ngo bajya kuba mukecuru abahimita bamubwira ati genda kirava mu gite muri toilette bazacyo komeze ku ishuri. Wa mwana yanze kuvamo. Wa mubyeyi wo mwana bazi ko ngo uyu mwana we yavuye ku ishuri arwaye bagiye kwa muganga. Ngo yumve induru mu nzu. Mara kumva induru mu nzu azatiwe. Mu cyumba cy'umushyitsi umwe bamushyize mu cyumba cyiwe. Yego. Imeze bite? Tinarembye mu nda haranyishe. Wa mubyeyi ikintu yakoze ikintu cyo kumujyana kwa muganga. Ngakigera kwa muganga. Bakimusuzuma umwana yisaza. Abaganga ati muzana imyenda y'umwana. Ati ndakabagwa pe. Gihe ntago nenze ko umuntu atwite. Abahamagaye ku kigo. Ku kigo batekerereza ati ubwo ku kigo urumva ikintu bakoze no bahamagaye iwabo. Ubwo musaza wanjye yabyumvise ariko mama we ari kubwira ku kigo gutyo. Ubwo wa mubyeyi yahise agenda uko ajya gukurikirana iby'umwana we gwaki wa wundi yagumye kwa muganga gutyo. Aha ubwo ngewe nabimenye urumva umwana yavutse atuzuye ajya muri kuveze. Ngeze muri kuveze igihe kiragera umwana agiye igihe kwa kubura amafaranga baramusora ajya kuba hanze. Ubwo narahageze nyine ndanamwishyurira umukobwa arambwira ati ariko urabizi mu rugo mama wanje ukuntu ameze sumuzi urumva nari muzi nyine. Yego. Ambwira abantu yagiye atumaho ngazaguye ariko akaba afite umusaza w'ubucuruzi. Ati noneho nasaba Imana yaravuze ngo nambona azahita nima. Ukubize koko najya mu rugo wowe ngo ndabona umeze nk'umuntu usobanutse fasha umuntu waneye inda umusirikare ngo nimba yarambwiye ngo agiye Darifuru ngo ariko ngo arabura ameza n'ingazi kandi yambwiye ko naza tuzabana fasha nze njyewe mbe nipowe mu rugo mama wanjye nazamenye biva niyo bijya iwawe ibyo byabaye nko kubipa magara ndamufashe ndateze tuba turatiye pamuhisha abona ngo ba mfite abakozi babiri mu rugo harimo uwajyanaga amakara bashyira abakiriya akajya kurangura amayoga akanahatibira numva habagamo na restaurant wari umukire haba n'undi ufasha akazi ko mu rugo abana nyine agateka twarahageze umwana kubera kuba hanze namuvuje kuri Omega ibihumbi bigera muri 40. Uwo mwana w'uwo mubyeyi ni yajyaga humeka abantu baje guha bakiruka gutyo. Yego. Ubwo afite ibibazo by'imihumekere. Nuko. Wa mukobwa yaraje noneho nawe bwa bushuti bwaramunyereka koko. Arambwira ati rero warafashije pe. Uyu mukozi wo mu rugo ndashaka ko wenda umushakira akazi ngiye nkajya ngakora. None se mamugi uzajya wishyura umukozi ndi hano. Mba nicaye. Ubona n'ibintu uri kunkorera. Ubwo imyenda yanjye yose narafashe ndamuhereza, imyenda ya mwana yose narafashe ndamuhereza. Ndi no kumugurira nyine. Urumva nta myenda yarafite. Uko yaje aho ngaho nk'urwo rugo kereka utununga abantu bagendaga bamwe utuntu dusharupe n'utuntu tutujipo twageraga. Ubwo umwana wamukoze uko ndamufashe muhaye undi wa mukobwa kuko akajya akora biteye kabiri iti nturiya yari umuntu rero umeze nk'abagabo biteye kabiri iti nturiya wo mu makara mwihorere kiwe nzajya ibiraya hata ibishyimbo atora none najyaga noresha ibishyimbo umufuka 1300 ibishyimbo akajya tora rwose bana akazi mu rugo aragavuyanga pamushana atangira mwiyumva afati n'umuntu kabisa nanjye noneho ndavuga ndi pe umukozi yaza umuntu yaza ashaka amakara ayibona akabakubise ku mutwe akabarajyanye inzoga zashira kabafashe ingorofani akabagiye kurangura hariya ku rwibutso rwa Kibaga bagahano twaranguraga akagenda karangura akazana hinika hati bene ibintu byose byo mu rwabe fire mbega yajyaga ryama yego yari gifa shapa mushavuga ati kabisa n'umuntu nana kubera umuntu wanwangazaga amakara 300 nayamuha akambwa ati koko yashiremo nibyo nkoreye nibyo oya suko mbaho mama mugi yashiremo azagwana ikindi reka biteye kabiri umuntu azakuza ari umukiriye wacu ati haramwizindiro hari inzu shahu we ati ya ninzu ngo umuntu wayibagamo yari umukecuru none abahungu bashaka kumujyana hanze kandi kugura miliyoni nkeya ati miliyoni 10
ari papa Mugisha ari umukomisiyoneri yego ati papa Mugisha nubona twuzanye n'abakire ati ujye undangira abakiriya pamusha ati tuyire bitubana inzu nziza pamusha ati sha ntabwo bakatura ati bakatura ati reka mbigerageze arabirinze bakatura hebyiri yari inzu pe ifite n'abamanegisi hari umukobwa waduhahiraga yakoraga kuri bank EB bank pamusha baramuhamagaye ati fasha ndashaka amafaranga byihuse ati ugira ati namba ati cyane ati ibyo biroroshye umukobwa bitugiremo icyumweru kimwe miliyoni 8 zari zisohotse ariko wa mukobwa urumva ibyo dupanga niko abatwumva yego urumva kuko yari inzu twakoreragamo n'icyumba twararagamo n'ibindi byari biri hanze iyo nzu nuko hano waba ari boutique hano hari abantu bicara banywa amayoga ibintu by'amakara biri hanze turagiye wa mukobwa bitugiriyemo turasinye mu gusinya ariko haba ikibazo ko turasinya ari nimugoroba bamushiranga ati rero amafaranga nakoze tuyabikuza ngo tuyatahane amafaranga n'ay'inzu tutakoresha ibindi yego arambwira ati mama tugomba kuganira ahantu amafaranga azajya apfa kwishyura umva batuye kwishyura 500 buri kwezi bamushiranga ati rero ubwo uringiye kubureka hari umugabo akunda kuduhahira uranga akazi k'ubuzamu kazi keza aramamaga ati ndashaka akazi k'ubuzamu ati wowe se ti cyane tiyana ahantu heza bahemba n'amafaranga menshi ndahita mujyanayo ati wowe bikore papa Mugisha ze abana avuga ati ayo y'ubuzamu azajya tuturova mu kwishyura banki yego kugira ngo ya boutique urumva nabwo kujya tubikoramo turarya twishyure banki twishyure na yanzu urumva yaravugaga ati byazashira ubuzamu nzambukora ngewe nimara kwishyura inzu iriya nzu tuyegukanye banki ndangije kuyishyura bireke tugiye no kuba muri ziriya nzu okay yego urumva mugabo n'umugabo nyine bagiye inama ubwo wa mugabo yisa mujyana ku kazi k'ubuzamu bamaze kujyana ku kazi k'ubuzamu saa 12 bagageze mu rugo sigana n'uwo mugabo none wibuka ko natabikuje ambwira ati tuzabikuza ejo tugiye hehe kwishyura tubwiye na wa mukomisiyoneri bibaye ubwo yagiye kubwo buzamu kuko ku kazi k'ubuzamu asanga ngo umukecuru wabwo mu rugo yapfuye bizikwa tukamshana n'umugaturika bizaba ngombwa akagumaho kugira ngo ajye ayobora imodoka aziparike neza mu boss ambwira ati ntabwo wataha urabyuka kudufasha umva amaze ubwo bimaze kugenda gutyo pamusha ati nta kibazo pamusha aramamagara ambwira ati mukecuru yapfuye none amafaranga ngiyo rwa mukomisiyoneri ariko urumva abakomisiyoneri badureka barayitanga barayigura ndamwinginze urumva ngiye turajya no mu misa se ndirwa hano naye kujya mu misa ahubwo nawe ukarabe tujye mu misa reka ngiye sinjyayo atari koko nibyo wowe nuze mu misa ahubwo ugenda ubikuza amafaranga uyazane kuko hari akayira waporomokagamo ukahita ugera aho mwizindiro utenda kujya kuzenguruka Kimironko arambwira atari kuzika ari byo genda ubikuze tuzaca ku Banyururu kwe kujya guca Kimironko kandi nagenda yabikuje ndaje shize mu ishakoshi ndabitse maze kubika 8 miliyoni maze kubika pamishogeze ku mugoroba baraza nyine bavuye mu misa avuye no gushyingura azaje kurya kugira ngo ajye mu kazi arambwira atari ko ufata amafaranga mwacuruje nawe yafate uyashyira uko mwizindiro habaga ibintu bya make ibirayi byabaga ari make n'ibitoke bikahenduka aho kurenza iwacu twaranguriraga tituzana tumara kwishyura zahita ndangura ibirayi n'ibitoki tubizana bizi ko havuka igiceri niye amafaranga nijoro ngo narayasakumye yose nyavangana yayandi ko bibaye nyine kuno cyuka tujya kwishyura yanzu umugabo yaraje ubwo mu gitondo bwakeye byanitegura umugabo araza mu cyayi ibintu bwa amafaranga ari mu ishakoshi bucya nyine bwo arambwira ati he kumwana tugende wa mukomisiyoneri abaraje ati tugende muri kunyinza kandi nzi bagiye kwishyura bamusha ati banka ngo tugende ndahetse umwana afashe yashakoshi ariko muri kontwari ndebye mbona ari 5 kandi ubwo numva umukobwa tumusigiye akazi ko gucuruza ndabana mu bintu byo kuvunjisha murumva amafaranga nayo sakumye harimo amafaranga avunje sinkozemo ngo ngiye kuvunjira ivunjire amafaranga ndayabura mbona ikintu kimeze nka telefone cy'igiti shakoshi ndakungume amafaranga ndayabura bamamagaye papa Mugisha nimugaruke baragaruka bamaze kugaruka wa mugabo ikintu yatubwiye yatugate rero hari abatubuzi bateye Nyabugogo mwese cya kiti ati ubu n'umuntu wabatuburiye pamusharambaza ati se hari umuntu wavunjiye namuvunjiye wa mukomisiyoneri ati nuko byagenze
babatuburiye twibuka kakenge ka wa mukobwa ubwo ngewe ndarize na wararize wa mukobwa yashite yawe urumva twarabanaga shamana ubonye noneho wacitse n'igikuba kurenza njye ubona acitse intege tamushira mbwate sorry ni gitambo nakundi tinyine inzu ndayihombye ntuzongeye kuvunjira abantu niye numva ngewe ni ubuzima bwanjye nkunda ikibeho mva n'ubute ndemera no kurya nkabireka kibeho kwa Bikira Mariya ariko senjya acikanwa mu kwa karindwi yego kwa hari mu kwa gatandatu kwa karindwi hageze pamisha kazi kubuzamu mva cyagakora n'umuntu urumva ntabwo bakaye bwira ngo batwa amafaranga miliyoni 8 ubwo n'ibihumbi 200 byamagana na saa 10 nijoro ngo tuzaranguza aho mwizindira mu kwa karindwi hageze rero ndamugani rero cyane no kujya kibeho pamisha ati twakajyanye ariko hano ibintu turimo nibyoroshye tibo uzagende hagize nyine nditeguye kuko ngewe nasengaga muryango remezo muryango remezo kwagira nyine tugiye tukugira kibeho nditeguye tujya kibeho ibintu aramena pamisharaje numva nagiye kibeho nimugoro nijoro nyine tugenda mu gitondo araza nyine baracuzanya n'uwo mukobwa ku mugoro bageze ajya mu kazi ariko ubwo ku manywa yagiye kurangura umva bizaba bamwibigare wumve kakantu bafungisha igare ya mashini y'igare niyo twafungishaga mu nzu kuba kuzuba raniyagura indi ngufuri bike nijoro ageze nka saa 4 umukobwa agiye kuryama amagapamisha ati ko nabuze ingufuri ati bayibiye ku igare sindagura indi mwiyaranje muryame mu gitondo bwakeye ibintu byose babyibye mama ikintu twasigaranye munzani w'amabuye bari ibyo biba n'amasafuriya dutekeramo biba n'amasani ko twatekana n'ibikoma biba n'amateremusi biba byose bya restaurant byose na boutique giye kubona mbona message gitondo n'uwo mukobwa arabyutse nyine ngasanga babitwaye ariko abahamagaye pamisha ati batwibye pamisha ngazagira ngo ni ibintu byoroshye amaze kugira ndangitanya n'icya message ngo batwibye ngewe nari nibere mu isengesho numvaga ibyo nari kubyumva pamisha mbwa ati ibyo senga byose ewana batwibye bamugisha umenye ko uzataha inzara ikurya ese koko naraje kuko sanga umva n'intebe za plastique z'akabari zose bajyanye mbega mu kintu cyasigaye n'umunzani nako twari gusa pamashate noneho rero ibi n'ibiki uwa trogene yakarabye faranga baratwaye boutique barajyanye ibi n'ibiki wa mukobwa araho naga telefone kiwe ngo bakajyanye kobwa nawe nyine mbona acitse intege pamushambwa ati nakundi bana ibitambo byacu badusanga mu nzu baduteye ibyuma bakagenda naho n'abantu bahombye nyine akazamo umuriza hamwe ati mugibira nibi dusubira mu buzima bw'ubukene noneho ya back urumvira hari naguza ibwira ngo barakwibye mugomba kuyishyura biteye kabiri urumva kwa mabuko ukizura bizi baraza twari shuti mbye ari we urumva kuri uwo mwana yaramembye kuri uwo mwana wa kabiri urumva namubye mu bisubizo yaramembye wa mukobwa arambwira ati rero tumanye icyumweru mubwo buzima nyine nta gucuruza nta harakinze umuntu wese ari kuza ati ntabwo tugikora umuntu araza atari ko babibe mutuze iyo uzaze ngujyana ahantu babigaruza umwana pamugisha ubu ugiye gutega ugeze za Burundi yo pamugisha ati ndajyayo ndebe umuntu wanyibye sinzatekinisa kura amafaranga baragenda umugabo ati ngewe naguza nzitegera papa mugi nta kintu nzakugora no kwitunga nzitunga ngo bageze basanga ngo uwo musaza ubikora ngo ubwo bari mu kiriyo kiwe yapfuye pamugisha aragaruka amaze kugaruka ambwa ati mamugesha tiburera ngewe ntago naguma hano ahantu yego nari ifite amafaranga twegera iwacu noneho hari ahantu iwabo hari hadutse ibintu byo kubaka ishuri nabona ahantu ntago naba narimeze gutya ngo njye mu gifundi i Kigali bajya baseka murumuna baramubwira ati hano hari ishuri rinini bari kubaka kandi umwubatsi waza ukubaka bikemera pamushambwira ati rero ntabwo kajya gukodesha tujye iwacu y'amafaranga twakodeshaga nzamwongeranya nishyure back kumva umukobwa tugire neza pamushambwira ashaka kumuhemukira muri umuntu akuye muri service pe ubumva utamuhemukira twagiye iwabo
iwabo wande wa papa Mugisha yego baduha inzu yo hanze tumushaka byuka ajya mu kazi nyina na siti umwana wacu se wabo yaramubwiye ntiyakumva ajya kwiroha Abanyabutare none dore kandi warukunzwe mu kirabakira noneho ibyumba abantu bahazi haba imisozi najyaga njya kuvoma ngewe mbere yo kugira ngo mvome nikorere nkabanza nkicara nk'iminota 15 amaguru yanjye ari gutitira gutya kubera ari kubera kumanuka kwahira nuko inka zaho ninjye wazahiriraga kuvoma pamushaka mbwa ati wihangana ubikore cyaza baba kamubwira ati ubu ushaka umunyabyumba ntabwo upfuye urwo rupfu baramubwira ati ubwo nongera gukora akazi ndetse abanyabyumba bari kumufasha ubwo bari Kamisha ati nta kibazo urumva uko akorera naga natuzana ari kutatweza kuri banki bakamubona n'ubukene n'undi turariye baduhaye atari kubundi gukora we n'umugore we yashyira hehe mwaje kurya imitsi mutagenda mujye kurya imitsi yanyu umva aho mwari muri Kigali nta kintu mwigeze mwimarira umva mwe mufite iduka ryabashizeho iyo myaka mwari mufite muhizanye muri urugo simbisha kubona nyina tinda mwohereza kwahira kamara amasaha 5 arajya kuvoma akamara amasaha 5 inka za hano zarashukutse kubera we nacyahira nakivoma nakantu kakanebwa Abanyabutare yego yishaka umukiga hano ari kuba hamenyereye yego akajya yahira ibi byose ntabwo bari kukubaho anja mbwira pamugisha basi waretse tukajya gukodesha nabwo ati turajya gukodesha ubwo n'amafaranga tukodesha nakajya nyohereza umukobwa kuko akishyura bake pamugisha tuza ubu imyaka 5 wasinyiye kwishyura bake urumva byabaye nana mwaka twakishyura ngiye muzangiza kwishyura bake nyine mu buzima ahubwo sare no kuyabona no 500 umva kubona 500 muri mu cyaro niba byoroshye afite murumuna w'unkunda pe ubwo yaba bari kunuka kaza kambwa ati hangana nicyo bita kubaka ubwo bagafatanya na wa mugabo se wabo narakibwiye ushaka Umunyabutare nta kinaza ahubwo kuba nk'umubonye ari muzima atagiye mu ndanga indazi zaze mujomba kuri ibyuma niyo mahirwe mufite ubwo wa murumuna akambwa ati jya wihangana iwacu n'abasazi ahubwo uraharambye tihubwo nabaye nyibabona nabane muzaharamba mfite abana babiri iwabo bapandira kujya kundoga nkapfa noneho napfa akajyarambagiza uwo bashaka wa murumuna warabyumva yacunze pavamisha avuye mu kazi aramamagana avuga ati rero simbanga mama pamugize ko mamisha mu misi 2 ewana ntabwo uzongera kumubona ubwo zatwamushinga ati ngiye mama na papa ntabiyumviye bari gupanga ko ndagomba kumuroga pamisha avuga ati yeye tubigenja gute tinguriza 10,000 umuhungu yarabiduhaye twaraye dupakinga pamusha mbwa ati twisubire i Kigali dupambane batatubona byabo babigumane bizo yabo bayagumane n'umundi dore nari narabaye nk'umukecuru kwa kwirwa nahira ikaze kanye kwa rukwahira no kuvoma umukozi wo kwahira bahise bamwirukana nabwo nakora kuvuga ngo ninka zahaze naza n'ubwatsi noneho urumva ahantu ndi bwikorera ubwatsi kuko nagwa abone gukorera ndakorera ubwo shoboye naza nango nzanye umutwaro muke abasubiyeyo pamusha twaraje i Kigali aravuga ati ariko sinzasubira muri yakarize twacururizagamo wa mukobwa kumbi bya bintu niwe wabitwaye aragenda hari igitarama arapanga none yashuti magara yego ariko se turabimenya turaje hano Nyabisindu abwiye umugabo yarwaye tuziranye ati washakiye inzu ko twahageze tiyangahe se kuri bya 10,000 dufite ubwo tunaje bataramuhemba hahandi tingiye fite 10,000 atego ko tingiye 10,000 iracyabaho none kandi afite imbere n'inyuma ngo tumeze gutyo n'ibintu byo kwabitaye cyitwe kwenda kwa dufite yego nabana nibo dufite umugabo ati cyakwa amutegeza ubuzima twahuye nabwo wa mugabo atari kuzi kuba mukobwa nababonaga najyaga mbona iwanyu muzi ukuntu afite induka kandi nabonye ibikoresho byanyu byose ari wo bifite oya tamshati kandi yatashye ambwira ko agiye gupambana nande na nyina kambwa ati mama mujye mama uramuzi azajya avuga mwihorere nakazi ke ndebe ko umwana wanjye akura nisura mu shuri masubire nahasubira nashaka njye mu mucakara wawe genzi ko atashye wabo mu cyaro ati tigitarama yarapanze yaruje kandi ibyo bikoresho byanyu byose niho biri amasafuriya ngenda nabonye ndayamenya ya mafirigo nabonye ndabona zari nazonye ndazamenya umva ibintu byose rwose nabibonye ndabimenya ndetse nakagafuka nkakoraga mifu ngiye narakabenda kamenya
Pamuja ati ndangira inzu ibyo bindi urabimbwira. Mbere rero batarasenya amanegeka habaga amazu ya make. Nagiye ahantu mu gishanga mbabona inzu y'umva 8. Tuyijyamo yari inzu penino yari no cyane. Twaraye hasi. Pamuja ariko ibyo kurara hasi nta kibazo cyambe n'ubuzima. Mwari muhunze. Bya bake sinzongera no kubyishyura paka tubona akamatora nibashaka no bazandase tu aho nzayabonera nzayabakira. Ubwo wa muhuga baratubwira ati ubwo ngiye nzabategera tujyeyo tubwo mu bipange kuko amugabo yadutegeye turagenda. Wa mukobwa kitubona yaduhaye karibu asa nk'usohoka gato yazanye abasore 5 beza bakubise papa Mugisha n'uwo mugabo. Oh yes. Bavuga ngo tuje kubiba yahise azana inuze aga kesi yabikagamo amafaranga ashyira mu maguru ya papa Mugisha ngo ducunza sohoka ngajya gufata kesi y'amafaranga. Baramukubiswe twarakubiswe tumaze gukubitwa umva twacitse twe dutoroka. Wa mugabo ati rero ntabwo twaguma hano batwica mwarahombye mumureke Imana izayimubaza. Twarateze tugaruka Pamuja avuga ati ura ntabwo wambwira ko ari inshuti yawe Ntamugi yatwaye byose amafrigo za miliyoni niwe wazitwaye. Mva hano hose huzuye ibintu. Wa mugabo nyine turazatwigisha mugabo mbere arifura akanyumvisha Pamugisha ukuntu bibaho nabamubwira ukuntu hari umugabo muri imodoka nuko Pamugisha nyine umujinya aza wacururutse turaza kajya komeza igifundi nyine ibyambwa ati none Pamugisha arambwira ati none ibyabaye tubyihorere. Ubwo urumva twaje nta kintu n'iki dufite. Wa mugabo aduha agasafuriya aduha akabasi aduha imbabura amurajyana n'akazi kageza nyine tugahaha tukarya. Biteye kabiri wa mugabo aza kumurangira akazi ngo muri Kenya kurangira akazi nde Papa Mugisha. Yego. Ariko mw'icyo Kigali nahise ntwarinda y'umwana wa 3 ariko nyitwangiye nabizi. Pamugisha ambwa ati muri Kenya n'igihumbi cyaho yakivunjisha kibamo amafaranga menshi kandi akazi kawo nikajya kabura ureka twigendere muri Kenya. Pamugisha umusige uzajya ukora umwohereza agenda avunjisha umugwangiza rimwe kuntu abavunjisha yishyure back Pamugisha uzakwishyura stress zose zarashize. Pamugisha ati nibyo. Yanzu se mwaguze yariri yanzu twakuze baje kuyikurisha kwiteza cyamuna none ubwishyu ko bwari bwabuze. Yego. Ariko nawe ahubwo uri kunyobya ahubwo ndi gukubwira aho twagurishije twabubanza twagiye tugura ngo urabona hari ukuntu ugenda ugura utubanza twagiye tutugusha kugira ngo tureko twakwishyura back. Yanzu wibuka ko tutayiguze urabyibuka ko natayiguze ko nagiye kubikuza amafaranga yo kuyigura bakayanyiba. Ahubwo hari utubanza kwanye nagatugura kwa kundi nyine ugenda ugutubanza kwa 300 ariko n'ubundi kubera ibibazo twatusubizaga baduhenze kugira ngo wa urumvize back bikumere nabi nyishyura amukobwa tukuna bagire ikize mu gihe kunkoze isoni. Ubwo twarasaka ibintu twose turagurisha ibintu byose byo mu nzu turagurisha tubanza twose turagusha ko n'andi amafaranga agagushiramo ariko wa mukobwa Pamugisha ambwira ati ntako nawugize nawe nibazo nahuye nabyo ihangane musinzonya ko amafaranga nzakwishyura. Asigaye muri ari make pe hari hasigayemo miliyoni 3. Umugabo arapakinze ndamuherekeje agiye kupagasa muri Kenya ajyanye na wa mugabo arasize n'abana 2 ninda sinzi ko nwite. Yahageze ambwira ati nahageze nati cyamujyanye ukumva muri iyo minsi yakwaga udufaranga tutumira nti yamujyanye n'uwo mugabo yimuhaye rwose. Ahageze aramamagara arambwira ati nahageze avuye kumuza n'abantu bakuri igifundi bambwiye ko harimo imyanya ejo mu gitondo abyuka njya mu kazi. Ubwo ibindi ni kuri telefone tugana Imana ishimwe. Mambwira ati Pamugisha uko bimeze kose ntago nzakora nzajya mbwiyiriza njya nkohereza udufaranga ugerageza gushyura uriya mukobwa uhaha ibyo kurya ibyo mu cyaro bizongeye kubitekereza ibyo twavuze bizongeye kubitekereza twongeye twubaka ubuzima bwiza kandi nzi ko bizakunda. Urumva nawe yandemaga ikizere. Yego. Mu gitondo amuhamagara umva numero ni kopozi kandi twavugana ati mbwa kahageze mu gitondo abyuka ajya mu kazi. Ndavuga ni buriya nta marezo yaho. Icyumweru kirashira ikindi kiraza jya kure wa mama ati reka data nanjye naramubuza umugabo wanjye sinyimuhamagara ngo bikunde buriya aho bizakundira bazatuzana baduhamagaye. Uzi ko bamaze imyaka 3 nongera kumubona kuva icyo gihe se umugabo wawe man asigiye inda
asize muri bwa buzima kubera ko wibuka kwa kuzunguza nazinutswe kuzunguza nubwo wamwe ngo subire mu muhanda sinajyayo wambwiye ati nakora iki kije kujunguje umugabo ko mwakundanaga byaje kugenda gute kugira ngo na nubu imyaka 6 irashize kuko umwana ari kwiga mu wa mbere oya umwana nabyaye yaje gutwarwa se nundi ubwo amaherezo yose nyazi wa mugore yaje kwimuka najyaga njya kubaza se ko ngewe namubuza hamwe nanjye nuko sinyibabona nanjye naramubuze nawe akarira pe baza kwimuka twatandukanye sinyimenya amaherezo ye mbega nuko ubuzima noneho uwo mbaje nakora iki kiri kujungusha kandi kuzunguza bibuka ko mbyanga kubi ndabitinya kubera bya bibazo nahuye nabyo nza kwibaza hano bana noneho ndabigirane koko naje kuvuga ningiye kuzujya mu kazi ko mu rugo na Mariya yatangiye kubunga mu maso komere ukagira imana we umugabo mwarakundanaga agiye muri Kenya uyisumubura burundu arambwira ati yaje kurengera nahageze twahageze yagiye no kugira abagabo b'abafundi bakora bambwiye ko bafitemo umwanya ejo ndajya mu kazi bamugisha komera nimba bahembwa buri munsi nimba bahembwa buri wa gatandatu nkaho mu Rwanda sindabimenye nzabimenye ejo reka kuzana ko wihanaguza nacyo yegureba hano mageze ubwo ndavuga ni byiza ubwo yampamagaye nijoro ngo bahageze ari nijoro bavuye kureba nabo bagabo mu gitondo namuhamagaye numva umuntu ntikopoze ndavuga nti buriya wenda umuriro washizemo cyumweru cyarashize ari kopoze njya kuraba mu mama arambwira ati nanjye ndi kubahamagara bikanga ndatwita ariko sindanabimenya ariko numva ndi kubyimba indandi kugara ajya mvuga ni wenda ni bya biryo by'ibyumba bikimvamo hashize iminsi hashize nk'amezi 3 byanze neza burundu njya kureba wa mama ndamubwira nti rero ngenda shaka umugabo wawe akanyereka akambwira uko gahunda zimeze kuko ngiye mugabo wanjye namuhuze nawe kamuhamagara numerika nkagucamo arambwira ati hangane ati none se tujye muri Kenya tujye kubarega tubigenze gute rindira barabizi ko badusize bazatumenya aba mu mama ariko akajya afasha kama gaceri kamutwe kurya ndavuga imana nzabigenza uwo mbajije se ntakora iki tiwasukire kujunguje kandi kuzunguza nti kubitinya kubi none nazunguza bakafunga ko nta n'uruhinja afite ngo bafungura bano bana bazabaho gute nibwo nagize gutya ndavuga ni bano bana rero harani kwa nyirakuru nubwo banyanze bo bazabakunda narabafashe mbajyanayo babiri maze kubajyanayo ariko niko njya nkumva nagugaye gasemana uwo mwana muto afite wakurikiwe yaragize imyaka 4 kandi nawe napana bagamo pe basi imyaka 4 ishize nawe napana hasama noneho pamwe hamwe ati umuntu afite ibibazo none ubwo wasama ufite n'ibibazo okay none ubwo babanda bapakira mbajyana iwabo yego nyine nagiye kubona abana ndabazanye baryana ibyana na muzehe ndabibona nyine ko banjombye iminwa ndavuga nabonye akazi mfate bano bana nzajya mbamenya ngo twatubasi twaduki natugurisha kugira ngo mbone tike ingezayo ariko nabonye akazi ndaza mpambana n'akazi pe ko mu rugo maze kuhakora amezi 2 nahamagaye mu cyaro amuri umuntu wamburiye arambwa ati mamugi nimba bano bana warabagiriye kugise waje ugafata abana bawe cyangwa se bari kwa nyira kwa sekuru kwa mabukwe cyangwa se uzi ngewe urangira ahantu inzu nzajya ngufasha ariko uri kumwe n'abana bawe urumva ya mitwaro yose nibo bahise bayishyiraho ngo bakajya bababwira ngo nyoko yaratunaniye naso none baje kubakunaho namwe muzagenda I Kigali nirirwa mubuyera nko kuri wanyu birirwa babuyera nago bazi ko sagiye muri Kenya nane namubuze nirabeshya ati mama ati ahubwo uzaje gushingura none bagiye barwaranga ibintu bita ibirimi wumve dance nigeze mbirwaza bakira abana ahubwo babirwaye bakuze birabonga bagakubitana no kumwa amata adatetse birabonga bagenda basigara ku mutwe gusa wa muhungu yamamaga ari kurira nese nkira mabuja arangundira aramuruhushye ngezeyo narababonye ubwo burya umuntu apfa umunsi wageze tukabona umuntu apfuye ngo turire burya umunsi wo wageze ngewe nyijyanye nayo kuko bari baturanye n'uwo murumuna we ntabwo nabanje kwa mabukwe nabanje kuwo murumuna we nsanga murumuna
umugore wiwe ari kumubwira shamana we ariko mamishagira ubwenge na papa Mugisha aba bari abana baje guta kwa mukecuru ko bagiye kuza bagashyingurira rimwe ubwo bazunguka iki amafaranga yo gukorera ikigaza abamarira iki ndabumva nahise mpageraho ati yo twari tunakuvuga pe Imana ishimuraje ati genda kwa mukecuru rebe babasigagaho kandi nahantu burarira ibyumba nk'inzira hano ahandi hose n'amashyamba indiri hirya nibo bazituri hene nabana b'imyaka 3 umwe yaragize kuko nindaheka n'ubu ugira ngo ni imanga ndagenda ndabafata sanga imyenda bagiye bamanika ku rugo kumwe yaranyagiwe yose nese nyamanura ku rugo sanga n'abahari babataye gutyo ndagenda kuba muri umunani ba mamazi sinahatinze urumva afite twadumwe 30 bamembye nakuyemo tike gusa sinahatinze nese mbafatana na Kigali naze kuzana Kigali naje njya hano Nyabisindu handi tundi twabaga njya gushaka inzu abana ni indembe za danje maze kubona inzu nahise nihutira kuri Omega ara Kimironko abantu bashi barahazi hari umusaza uvura cyane yajyaga mvurira nyine muri icyo gihe afite amafaranga musaza kibabona n'uwo mwana w'uwo mugore niho najyaga muvuza urumva twari tuziranye nk'umuntu wahakundaga kubavuza musaza kimbona nawe raturitse ararira wa musaza ugira impuhwe kubi musaza mana we yabafashe ibizame byose tubura indwara ujya binsara nibyo birimi byari bimwe hano nabonye babicamo hano musaza ati twakora iki musaza mwubitse imiti y'amasiro ngati genda ugerageze mana niyo nkuru narageze mu rugo abana mbona wapi njya kumuturanye iruhande rwaho hano nakodesheje ndamwereka ariko ngiye mwimvisha ko ari amarozi ambwata bano bana sinabarutse reka mbahibinya abahaye umuti barira ngabona kantu karegarega abana bafite ikirimi kirimi se ko mbona ururimi rurimo ati ni ibintu bifatamo hano tibaranje banashingura hasira birimi ko muze hatabibonye ati kwa muganga nibajye babibona ati ahubwo hano babijya kuba bikunda kubica Kacyiru tigenda umve saa 30 nazikodeshejemo inzu nazitezemo cyakwa muzehe n'amafaranga yigeze anyaka yambwa ati gendere nayisiganye 10,000 nahise nega na Kacyiru nihagera ubwo mwe nabaga muhetse undi neruye nihagera kusuzuma uwo mubyeyi yasuzumnaga note 1,000 abasuzumye 2 kuko bari 2 si 2 siganye 8 kumatido ni birimi byabarenze sindabicuta umugabo wataje gusinya kuko bapfuye babambaza ndumwe na mugabo ngira nyine ndamwe na mugabo ngira fasha atezana 10 rero nireka data afite 8 vuga uvuya na muntu ujuza hana amafaranga tuzuye ndamutakambira umabuje ramayisha koshi nziza pe mwene basi fatisha koshi na bintu byo ngwate njya nkunda fata se telefone umva nyifite aka telefone gashyashya naguze kano ka telefone ko gashyashya wagafasha biza kurangira bamuvuye byaje kurangira wa mugore arabyanga ndazamuka ndikurira cyane kwihuse baje gukira twihuse mu mama nyine yaje mu mama wangiriye impuhwe ucuza amakara umukene ndabimutekereza arayama ndagenda barabica barakira bakize nibanaje gukira nabwo ngo wasigame ikindi bitango nimba ari ikirato nabwo ndataha baguma bayongo asubirayo nanone ngurisha utuntu uwo mugore yaramaye imyenda amashakoshi ndagurisha ariko mbona amafaranga kwihuse baraza gukira bakize rero sigana yanda ariko nkaguma ameze nya idakura waje kwibyara se naje kuyibyara naje kubyara n'umwana bamuzima ndashaka rero tujye ku mugabo byagenze umugabo simbizi n'ubwo wa mugore bwo wajyaga umbwira ati humura azaboneka humura se kubona baranye n'uwi wanjye tubigire gute ndetse tujye kubaza he ntungane se nta tujya kubariza abantu ho bagiye ni hehe ubwo ujya kuri ambassade muri Kenya ujye kubaza aza kwimukana n'ubu fana ndi kubarera pe none se ngiye twibaza umugabo n'uyu munsi ntabwo uramubona sinamubona ubwo cyane ngiye mbona nka message kwa ko nabaje gateranya avuga se si yo hanze nabwira umuntu uti wande bintu baterekana yarapfuye sinzi iwabo se ntabwo bigeze bakoza ngo umugabo umvuga iwabo nyine ukuntu baza bakunda bamwe ese pamye numve umuntu mutabana burya gatima karagaruka ese aro papa Mugisha ari he nawe nabo nuko nabo baramubuze imyaka 6 irashize kuko uwo mwana ari kwiga mu wa mbere iyo ndayasigaye ubwo ntiyapfuye ubwo nta kintu wenda utatubwiye cyemeza ko ariho cyangwa atariho none se umuntu nimba umuntu ataguhamagara
umuntu nawe yakohereza amafaranga wenda ngo ubone umuntu umuntu akoresha amafaranga ubona kariho oya no kugira ngo umenye ko umuntu ariho wenda nta kanunu wenda ko kwerekana ko ariho reka n'uwo mugore bwa najyaga kuririra nawe twaraburanye n'umugabo wese n'umugabo we yarabuze nuko ubwo buzima ubwo abana ndi kubarira gutya ndetse utekereza iki ngewe ubwo urumva ikintu nakoze nyine utekereza ko yashatse undi mugore ntekereza ko ndabase mana ni sitoroke z'ibyo bintu yabuze yenda akaba yashatse undi mugore se yagiye ahantu baramwica mbega ubwo byaranyobeye nuko papa mu gishano uvuga ko papa wumva mu by'ukuri yabikora gashaka undi mugore uhari ngende urumva nk'ibyo bintu byose twacanye nuko mwe mubanye naho mu rugo baba bajyaga asanga yenda yava nko ku kazi yasanga nagiye kwahira akasangayo akafasha kwahira yenda nk'umuntu ni muremure ntawamenya sinzi mbega ubu tuvugana sinakubwira ngo ameza atya yenda akoze nta kintu gituze imyaka 6 igashira uwo mwana ari kwiga mu wa mbere uwo mwana iwabo nabo baramubuze iwabo ni abantu batajya bita ku bintu iyo bambaje se pamugisha ari ntawe uhari zibambaza se abahe ntibambaza cyakora wa mugabo se wabo ni uyu mbaza ariko nkuko umugore n'umugabo ajya bamenyana ngo papa mugisha ko nakimubona gusa umuntu nk'urumva bamubwiye iki namwana ntabwo mbizi ko bitoroshye uwo mwana nabyaye ari kwiga mu wa mbere komera wa mushuti wa ya nshuti yamutwaye amafaranga miliyoni amamiliyoni naje uzi ukuntu Imana ihana ngiye kumva numva telefone irasona ni papa wanjye numva ko papa wanjye wadahari ati ariko wumva ibintu byose naramubwiye cya kihwerihweri njye nakibonye amenyo yaje amamesa umva sinzi kabisa nurabeye ati nyamara kiri iwabo ndavuga nese ubwo byashobokara Imana yamuhaye igihano nawe hari ahantu ujya buriya umugisha atari uwawe bikanga ngakarangura bikanga akacuza ibikombe bikanga niko yimuka nikagenda atakaza amafaranga niko yimuka agezeho nawe ngo sinzi wamushoye muri bank ajyamwo bank none kwishyura bimunana baziteza cyamunara ugateza agiye wa mu cyaro ubu ni hari wavuze ukuntu yaje kumamagara nicyo shaka kumenya yakuye muri telefone irasana alo namugi uranyibuka se ako numvishwe n'iryo ntago mwibuka inshuti yawe inshuti nahise nkupa gusa umuntu ngo wamubwira nahise nkupa birangiye ukupye se nahise mukupa ndavuga nise ubu namvugana iki nawe gusa umuntu ngo wavuga mwavugana iki navuze nimtuvugana amagambo menshi biranira gucumura reka mwihorere ariko nyine nuko ndi mu mujyi wa Kigali urumva ngo ntabwo urongeye kuvugana n'uriya mukobwa reka niwe soko y'ibyakubaye hari uwo ngo baje kubyara umwana wa kabiri nguba i Kigali umuntu twari tuziranye ari inshuti yacu niwe ejo bundi bampamagara ambwira ati ariko uzi ko murenze namubonye ese wamubonye ati njye nasanze ari gusubira n'umugabo ati nuko namubonye nkamwihorera kuko numvaga ntacyo kumubwira afite ariko namubonye ati hano za Masoro ndamubwira ndi mwihorere ushaka rwiza ufite nimero ze se uwo mugore kobwa uwo murenze ubwo wazitunga nagira ngo muhamagare mubaze ukuntu yaguhemukiye ubwo umva reka none kwamabanye udutelefone nuko warahemukiwe koko nuko byaje mu by'ukuri ubu ngubu mu mutima utekereza iki njyewe nyine pe mbase cyakora Imana irafashe sinjya ndwara ubwo uzi ikintu nkora pambana n'ikiyede umva Imana irankorera sinjya ndwara ndakora nyine urumva nishyura inzu njyenyine aba bana bariga abana b'abahungu 3 nabo barabizi nyine ubwo uvuye kwiga afatiraho bigereye nimba undi ahantu hose mbonye akazi njyayo haba undi ahantu ho gutega ngiye magenda n'amaguru iwabo ntacyo babafasha kwa nyirakuru harya sekuru ariho bariho bose kwa sekuru reka badufasha mugende mupfe mwabuze ubwenge wabuze ubwenge gushaka umunyabutare none dora kwangaje nta kundi reka dusoze tukubwire ngo komera tanga nimero telefone yawe ubwire n'umuntu uri kutwumva muri kano kanya nk'ikintu wumva yagufasha byanze bikunze uje hano ubabaye nanumvikana nomero yanjye ni 0780
kane gatatu kane gatanu karindwi icyenda Yego. umuntu waba ufite umutima ufasha umva ko kurera abana njye nyine bijya bingora pe Yego. umva biranumvikana uko uvuga. icyo umutima we wamushoboza nicyo yankorera. Ikomerere kandi ndabizi ko ufashwa bazagufasha. Ni ukuri. Yego. Mama Mugisha turi kumwe rero, Imana igufashe kandi ukomere. Yego. Turizera ko na kino kiganiro kiza kuvamo umugisha. Umugisha ntabwo uturuka iyo mu kirere, uturuka ku bantu. Uri kutwumva muri kano kanya aremere uyu mubyeyi ubuzima bukomeze. Ni ukuri rwose. Yego, ukomere kandi umugabo wawe niba ari kutwumva ariho aze kuguhamagara nawe akubwira ati dore uko byagenze, asuhuza abana nabo bamenye ngo bimeze gute. Niba wenda nk'uwo ndanavuga ko mama ko papa ubundi yagiye umugabo yitwaga gute kugira ngo wenda n'inshuti imwumva kumva muri Kenya ivuga iti uyu nguyu byagenze gutya na gutya. Witwaga Wamurera Jean. Yego. Mama bamwitaga Jean Marie. Jean Marie. Wamurera Jean Marie. Yego. Ari Jean ariko nyine bakabihindura ngo Jean Marie. Yego. Ubwo ni Jean Marie Vianney. Yego. Ngaye nguko. Murakoze. Suze n'abana. Ni ukuri. Kandi bamugisha pe.